Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhura kuri murongo w'umucyo w'isabato. Ndakuramukije mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro Imana yacu itanga bubane nawe. Nejejwe nuko duhuriye kuri murongo w'umucyo w'isabato. Nge tuvugana nitwa Habyarimana Eric, niba ari ubwa mbere duhuye, kandi nongeye kukuramutsa niba twongeye guhurira kuri murongo tuje kuganira ijambo ry'Imana. Umucyo w'isabato dutinda dusuzuma ukuri kw'iki gihe, ukuri kwaretswe kwerekeranye n'isabato ngo tumenye umugambi w'Imana mu gitabo cy'ibyanditswe byera, Imana yaduhishuriye kugira ngo tumenye ubushake bwayo. Ndanezerewe rero yuko Imana impaye andi mahirwe kugira ngo tuze kuganira. Maranye iminsi n'umuvandimwe Karire Rwamapera tuganira ku byerekeranye naho ijoro rigeze, twibaza ngo mbese ijoro rigeze hehe. Hano ni ku mucyo w'isabato, ariko uwo mucyo uri kuvira mu mwijima w'icuraburindi, kuko ijambo ry'Imana ryabihanuye yuko igihe kizagera umwijima w'icuraburindi ugatwikira amahanga. Turi mu gihe rero cy'umwijima, ariko Imana ishimwe yuko muri uwo mwijima hari murizamo igicuku ziri kumurika kugira ngo ubwoko bw'Imana busobanukirwe n'ubushake bw'Imana. Ntabwo isi yarekewe mu mwijima burundu, ahubwo hariho abana b'umucyo Imana yanjye ihabwa icyubahiro. Tugiye gukomeza no mu kiganiro dusanzwe tuganira njyewe namwe abo dusanganwe cyerekeranye n'amateka y'isabato. Mbere yuko dusubukurira aho twari tugereye, reka tubanze dusenge. Data, turagushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kuba muri uyu mwanya no kwiga ijambo ryawe nk'uko bisanzwe, ubihimbarizwe. Twishyize mu maboko yawe rero kugira ngo n'ubundi uko wabanye natwe mu gihe cyashize wongere ubane natwe, kandi Mwuka Wera atumurikishirize amaso hawe ngo twumve uvugana natwe mu ijambo ryawe. Niko dusabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Nari maze kubivuga, twahereye mu itangiriro dusuzuma amateka y'isabato. Twasanze mu itangiriro igice cya 2 Imana isoza umurimo wayo wo kurema mu minsi 6, maze kuwa karindwi iraruhuka, ikorera ibintu 3 by'ingenzi. Cyambere nuko yawuruhutse, iraweza, iwuha n'umugisha. Ibyo ni ibintu 3 byihariye ku munsi wa karindwi, bitandukanye n'indi minsi 6 isigaye y'Imirimo. Ikindi kandi twarakomeje tureba amateka yaranze isabato uhereye mu gihe cy'abakurambere, guhera kuri Adamu wa mbere, Adamu w'Imana yaremye, maze dusuzuma niba abakurambere bacu abo ba Adamu, ba Henoki, ba Nowa, ba Abrahamu n'abandi barakomeza isabato. Twabonye ibimenyetso byinshi bitwereka yuko bari bafite uburyo bwiza bwo kuvugana n'Imana, bakamenya ubushake bw'Imana kuri buri ngingo yose. Twasuzumye mu gitabo cy'itangiriro tubona yuko harimo abana b'Imana basobanukiwe amategeko yayo. Urugero ni Yosefu, yarasobanukiwe nuko gusambana ari ugukora icyaha gikomeye imbere y'Imana, nubwo ari mu gihugu cy'abapagani, igihugu cyo mu Egiputa, kandi nta Bibiliya afite. Rero hari uburyo bwiza, channel of communication, yo gukominikana n'Imana ngo abantu bamenye ubushake bw'Imana. Tubona kandi ijambo ry'Imana riduhamiriza mu itangiriro igice cya 26:5 yuko hari amategeko Uwiteka yari yaravuze nayo yanditse umugaragu wayo Aburahamu yagenderagamo. Ibyo byatwemeje yuko isabato yakomezwaga nabwo, kandi icyo kibazo nacyo ntabwo bari bagifite cyo kwibaza ngo mbese isabato niyo gukomezwa cyangwa ntabwo ariyo gukomezwa. Ikindi twabonye nuko igitabo cy'itangiriro ni igitabo cy'amateka kibumbira hamwe amateka asaga 2300, imyaka 2300. Bityo ntabwo ari igitabo cy'amategeko, ni igitabo kitubwira amateka y'abakurambere bacu babayeho mbere ya Mose. Ntabwo rero itegeko ryasuzumwe ingingo ku ngingo, ahubwo tubona abana b'Imana bagendana nayo, tukabona n'ibirari by'amategeko bubahirizaga, ndetse n'igihe bayishe bakamenya yuko batandukiriye. Twarakomeje tugera mu gihe cya Mose, by'umwihariko igihe bari bageze mu butayu bw'Isini, mu Kuva igice cya 16, yuko abana b'Imana bahawe umutsima uvuye mu ijuru, manu,
manu yabatunze guhera icyo gihe kugera imyaka 40 yose irangiye bambutse Yorodani bakajya mu gihugu cy'isezerano. Iyo manu rero igihe yatangiraga kugwa bari bafite umuco mwiza cyane wo kwitoragura mu minsi 6, ariko kuwa 7 ntibajye kwitoragura ahubwo bakaruhuka. Ku munsi wa 6 batoraguraga inkubwe 2 kubera yuko bagombaga kwitegura isabato. Mu yindi minsi 5 ibanza batoraguraga inshuro imwe ibyo babasha kurya bakabimara, kubera yuko ibyo basigazaga twabonye yuko byagenzaga gute, byaragagaga. Mbega igitangaza, ni igitangaza gikomeye cyane cyabagaho ku munsi wa 6, kuko batoraguraga inshuro 2. Ku munsi wa 7 babyuka bagasanga biracyari bizima, ntabwo byapfuye, bakaruhuka isabato. Igihe cyarageze bagera ku musozi wa Sinayi, Imana itanga amategeko. Babantu babaye mu buretwa bwo mu Egiputa, babantu birabagiwe Imana, babantu batakomeje kujyana n'Imana, batari bafite umudendezo, bongera kubwirwa umudendezo uboneka mu Mana, babwirwa itandukano ry'icyiza n'ikibi, bahabwa amategeko y'Imana yerekana imico yayo. Kandi itegeko rya 4 ritubwira ibyo kwibuka umunsi w'isabato, kwibuka kwezi umunsi w'isabato. Iyo nshinga kwibuka nayo ni ikintu dukwiye kuzirikana, yuko umuntu yibuka icyari kiriho, ntabwo yibuka ikintu gishyashya. Ubwo rero isabato ntabwo ari ikintu gishya, ahubwo wari umuco, umugenzo w'abakurambere babo bakomezaga isabato. Tubona impamvu yo gukomeza iryo tegeko, nyine turi mu kuvugisha cya 20 haboneka amategeko 10 y'Imana. Tugeze ku murongo wa 11 atubwira ngo kuko mu minsi 6 Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira kwa 7. Hari andi mabwirizwa yatanzwe yerekeranye n'isabato. Niringiye ko tuzaganira n'abantu b'Imana ibisigaye. Ubushize twaganiriye n'umutama Ismael atuganiza ku byavuzwe byerekeranye n'ubuturo bwera. Ubuturo bwera bwari butsemwo isanduku y'isezerano, kandi iyo sanduku y'isezerano yari irimo amategeko 10 y'Imana. Iruhande rw'iyo sanduku hashyizwe igitabo cy'amategeko yandi yagengaga Abisirayeli nk'igihugu, kandi muri icyo gitabo tuzasangamo n'ayandi masabato ajya agora abantu kuyasobanukirwa. Mfite amahirwe yuko namaze kubona mwene data uzatuganiza ku byerekeranye n'iminsi mikuru n'amasabato y'Abisirayeli, kugira ngo tuyatandukanye n'iyi sabato yahawe umuntu, yahawe Adamu, twakomotseho twese. Twageze mu gihe Mose yarangije umurimo we maze arapfa, asimburwa na Yosuwa. Yosuwa rero muri icyo gihe isabato yari tsimbataye, nta kibazo yari ifite. Maze kubivuga yuko icyo gihe cyo ntabwo abantu bigeze bavuga iby'isabato. Aho ngaho ni naho twagarukiye ubushize, ubwo twarebaga uburyo ki habayeho ukundi guceceka kwatwaye imyaka isaga 500, guceceka gukurikira uko twabonye mu gitabo cy'Itangiriro, ubwo isabato itigeze ivugwa mu myaka isaga 1300. Noneho imyaka isaga 500 guhera mu gihe cya Yosuwa ugakomeza ukageza mu gihe cya Dawidi, nabwo isabato ntabwo yigeze ivugwa. Aya mateka yambukiranya imyaka isaga 500 uko yanditswe mu gitabo cya Yosuwa, igitabo cy'abacamanza, igitabo cya Rusi, igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya kabiri cya Samweli, ndetse n'igitabo cya mbere cy'Abami, ntabwo isabato ivugwamo. Ibyo bituma abantu bibaza impamvu itavugwamo, ndetse bamwe bakumva ntabwo ari ngombwa. Ariko nk'uko twabiganiriye mu kiganiro cy'ubushize tuganira ku mateka y'isabato, twabonye ko uko guceceka atari impamvu yo gupfobya ukuri kwerekeye isabato. Oya, ntabwo ari impamvu yo kuyipfobya, ahubwo ni uko iyo sabato yari ifite umwanya mu mibereho y'itorero ry'Imana icyo gihe. Ntabwo ari ingingo igibwaho impaka ku buryo abantu bibaza niba bakwiye kuyikomeza cyangwa badakwiye kuyikomeza. Rero turenze ibyo bitabo byose maze kurondora, twongera kubona isabato tugeze mu gitabo cya 2 cy'Abami, tugeze mu gice cya 4:23. Hari amagambo avuga ngo, nawe aramubaza ati ni iki kikujyanye iwe none ko atari mu mboneko z'ukwezi cyangwa umunsi w'isabato? Nawe ati ariko ni byiza ko ngenda. Uno murongo tuzawuganira mu kiganiro gitaha, ko tuzadusuzuma isabato mu gihe cy'umuhanuzi Elisa. Muri aka kanya ndifuza ko tuganira isabato mu gihe cy'umwami Dawidi.
mbese igihe twari tugeze mu gihe cy'umwami Dawidi tubona gute isabato? Nshuti yanjye, mu gihe cy'ubutegetsi bw'umwami Dawidi wabayeho uhereye ahagana mu 1010 kugeza muri 970 mbere ya Kristo. Ndakwibutsa yuko babaraga bamanuka. Tubona ubwami bw'Abisirayeli, ubwami bwa Isirayeli buva mu butegetsi bw'abacamanza maze bukinjira mu miyoborere ya cyami mu buryo bwuzuye. Nubwo byari byaratangiranye na wa mwami wa mbere witwa Sawuli, ariko kandi tubona n'umucamanza Samweli agihari nawe akayoborana nawe, ndetse niwe wamutangaje yuko ubwami bwe abukuweho asimbuwe no murusha umutima mwiza imbere y'Imana. Dawidi rero niwe waje gusimbura Sawuli, ategeka guhera mu 110 kugeza muri 970. Uyu Dawidi yakoze ibintu bikomeye. Icyambere nuko ari we wubatse capital city cyangwa se umurwa mukuru, awushyira i Yerusalemu. Uyu wari umurwa mukuru w'iby'ubutegetsi ndetse ukaba n'umurwa mukuru w'iby'iyobokamana. Niho abantu b'Imana bavaga kure hirya no hino baje kuramya umwami Imana. Ikindi, yazanye isanduku y'isezerano mu murwa ndetse aboneza iby'imirimo yo mu rusengero. Turaza kubigarukaho uko byagenze. Ibyavuzwe ku byerekeye isabato muri iki gihe cy'umwami Dawidi tubisanga mu masomo 2 gusa, ari nayo tugiye gusuzuma. Turahera mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 9:32, ndetse turaza kujya no muri Zaburi. Murabizi ko Dawidi yari umuririmbyi mwiza cyane. Turaza kujya muri Zaburi, dusuzume Zaburi ya 92, nayo iraza kuduha amakuru ku byerekeranye n'amateka y'isabato muri iki gihe cya Dawidi. Reka duhere ku isomo maze kuvuga rya mbere tubona mu gitabo cya 2, mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 9. Turasoma umurongo umwe gusa wa 32. Iri somo riratubwira, ni naryo rya mbere rivugwa dukurikije igihe, dukurikije ibitabo uko byanditse muri Bibiliya yera. Turabona nyine irya mbere rivugwa mu gitabo cya 2 cy'abami. Bivuze ko tuzabisuzuma, ariko ntitujya kureba muri time frame igihe ibintu byavugiwe. Ibyabanje kuvugwa nyine ubwo ni ingiri tugiye gusuzuma, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 9:32. Haratubwira ngo, kandi bamwe muri bene wabo b'Abakohati nibo bategekaga imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana, bakayitegura uko isabato yatahaga. Kandi bamwe muri bene wabo b'Abakohati nibo bategekaga imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana, bakayitegura uko isabato yatahaga. Iri somo riratwereka isabato yongera kuvugwa nyuma ya Mose, igihe Samweli na Dawidi bashyiragaho abashinzwe imirimo y'ubutambyi mu nzu y'Imana. Bamwe muri bene wabo b'Abakohati bategekaga imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana, bakayitegura uko isabato yatahaga. Turumvamo ijambo isabato. Iri somo risanga mu rutonde rw'imirimo yahawe Abalewi nk'uko bivugwa muri iki gice cy'ibyo ku ngoma, igice cya 9. Abalewi n'abatambyi bahawe imirimo bagomba kuzuza mu murimo ukorerwa mu rusengero rw'Imana cyangwa se mu buturo bwera. Iri somo riratwereka itsinda rimwe ryitwa Abakohate ryari rishinzwe mu buryo bwihariye gutegura imitsima yo kumurikwa. Ibi twarabiganiriye igihe twarebaga iby'ubuturo bwera, yuko mu buturo bwera imbere hahandi mu cyumba cy'ahera hari harimo ameza y'imitsima. Iyo ameza y'imitsima, imitsima 12 irunze ibirundo 2, 6, ihwanye n'umubare w'Abisirayeli, w'imiryango y'Abisirayeli 12, yagombaga gushyirwaho ishyushye buri sabato. Mbese ni bande bayiteguraga iyi mitsima yo kumurikwa? Iyi mitsima yiswe mu Cyongereza bread of the presence, imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana, yagombaga gutegurwa n'Abalewi b'Abakohati bakayishyiraho buri sabato. Mbese n'iki risomo ritubwira ku byerekeye amateka y'isabato? Reka mbabwire, ijambo ry'Imana riranejeje, nta rujijo rubirimo, kandi impamvu tutamenye ubushake bw'Imana nubwo tutagiye muri iri jambo. Dareka umuntu wese unteze amatwi kugira ngo yishimire ijambo ry'Imana,
nk'uko indirimbo y'Ijana na 67 bavuga ngo nimwishimire ijambo ry'Imana, kuko nta kimana yashatse kubwira abana bayo kitanditse muri iri jambo. Reka dusuzumire isomo rero, isomo rigufi ariko ry'ingenzi cyane. Reka ndisubiremo. Kandi bamwe muri bene wabo b'Abakohati nibo bategekaga imitsima yo kumurikwa imbere y'Imana, bakayitegura uko isabato yatahaga. Iri somo turabibonamo ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere ni iyubahirizwa ry'isabato mu gihe cy'umwami Dawidi ndetse n'umucamanza Samweli. Muri icyo gihe turabona abantu b'Imana barakomezaga isabato. Uko isabato itashye hakaba hari umugabane w'Abalewi witwa Abakohati bategura mu rusengero rw'Imana. Mbega ukuntu abantu b'Imana baramyaga Imana ku munsi w'isabato no mu gihe cya Dawidi. Ngira ngo ibi ntabwo twabitindaho, ni ihame ryumvikana rwose. Icya kabiri tuzirikana muri iri somo ni iyubahirizwa ry'isabato mu nshingano zo mu buturo bwera. Burya mu buturo bwera hari hariho gahunda yo kubahiriza isabato. Iri somo riratwereka ko mu nshingano z'Abalewi n'abatambyi isabato yakomezwaga, ndetse mu kuyitegura amatsinda amwe agahabwa imirimo yihariye kugira ngo ibintu bigende neza. Gutegura imigati yo kumurikwa byari igikorwa ngaruka cyumweru, byerekana ko mu murimo w'ubutambyi isabato yari ifitemo umwanya wayo, ndetse bakamenya n'ibyo bagomba gukora bakurikije nyine isabato. Nitujya mu yandi masomo ya Bibiliya, ndetse amwe twayarebyeho gatoya, tuzasanga ku isabato hari n'ibitambo byatambwaga byihariye kuri uwo munsi wera w'isabato. Icyo ni icya kabiri tuzirikana muri iri somo. Icya gatatu tuzirikana muri iri somo dusomye mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 9 umurongo wa 32, ni uko tubona hari imirimo yemerwa gukorwa mu nshingano zera ku munsi w'isabato. Kino kintu ndagira ngo ugiceho umurongo. Abantu benshi ntabwo babasha guhuza imirimo yemewe gukorwa n'itemewe ku munsi w'isabato, kuko itegeko dusoma ngo ribuzanya gukora umurimo wose. Turabwirwa ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, abari gukoramo imirimo yawe yose, ariko ku munsi wa 7 ni isabato y'Uwiteka, ntukagira umurimo wose ukora, yaba wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Byumvikana yuko itegeko ry'isabato ribuzanya gukora rwose ku munsi w'isabato. Ariko kandi ucurongo kuri aya magambo, ntukagire umurimo wose ukoraho. Uhe murimo? Imirimo yawe. Ntabwo ari imirimo y'Uwiteka, kuko isabato ni isabato y'Uwiteka. Ubwo rero Imana nigira iki gusaba gukora ku munsi w'isabato, ntugire ikibazo. Cyakora imirimo yawe yo igomba guhagarara. Nuko rero nshuti zanjye, abantu ntabwo babashije guhuza imirimo yemewe gukorwa ku isabato n'itemewe gukorwa ku munsi w'isabato. Nyamara kandi turabona muri iri somo ko hari imirimo yemewe gukorwa ku isabato. Icyambere ni uko imirimo ituzanira inyungu zacu bwite itemewe gukorwa ku isabato, ariko imirimo igendana n'igikorwa cyo kuramya Uwiteka iremewe. Haleluya. Iri somo riratwereka ko kugira ngo gahunda zo kuramya zigende neza, imitsima yo kumurikwa ndetse n'ibitambo byihariye byagombaga gutambwa ku munsi w'isabato. Iki kibazo Yesu Kristo yigeze guhura nacyo igihe yabonaga abantu b'Imana, igihe yahuraga n'ikigerageza abafarisayo baje kumugerageresha bamubaza ngo kubera iki abigishwa bawe bari gusoroma ibyo kurya ku munsi w'isabato maze bakabirya. Yesu Kristo yababajije ibibazo bitandukanye, ariko ageze ku murongo wa 5 w'igice cya 12 mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, arabaza ati ntimwasomye mu mategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero, nyamara ntibabeho umugayo? Mbese ntabwo mwabisomye ko abatambyi bajya bazirura isabato, ku itegeko rivuga ngo ntimugakore ariko bo bagakora? Yewe mbona barakoraga ibintu bidasanzwe. Baragendaga bakajya gutunganya imigati, ndetse bagafata umushyo, bagafata imbugita, bagatikura, bakica ibitambo, bagacana umuriro. Ni imirimo itari mitoya, ni imirimo ikomeye. Nyamara kandi ntabwo bagibwagaho n'iki n'urubanza. Maze Yesu Kristo abwira abari bari kumugerageza bamubaza murongo wa 6, ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano. Haleluya. Yesu Kristo rero ni wari ubisabye. Imana yatanze amategeko yayo, nuko yemerera abantu bayo kurya.
iryo somo tuzarisuzuma igihe tuzaba tugeze mu gihe cya Yesu, tureba uko Yesu yitwaye muri icyo gihe. Igihe dusuzuma rero ibi ngibi biraduhishurira amakuru akomeye cyane yuko isabato atari umunsi wo guhagarika imirimo gusa. Oya ntabwo ari umunsi wo guhagarika imirimo gusa, ahubwo ni umunsi weguriwe kuramya Uwiteka no gukora mu rusengero rwe. Haleluya. Ntabwo ari umunsi turyama, ahubwo ni umunsi wo kuramya, ni umunsi wo kuza mu rusengero tugakora imirimo y'Uwiteka tuje guhimbaza. Turaje tubirebe mu isomo rya kabiri ariryo ngiye kukujyanamo, riri muri Zaburi ya 92. Mbese Zaburi ya 92 iratubwira iki nshuti yanjye? Zaburi ya 92 yahamijwe ku murongo wayo wa mbere ko ari indirimbo yo kuririmbwa ku isabato. It's a song for the Sabbath day. Ni indirimbo yo kuririmbwa ku isabato, niko batubwira ku murongo wayo wa mbere. Iyi Zaburi iranejeje cyane, kandi ni Zaburi tugiye gutindaho ngo iduhishurire isabato mu ngingo zikomeye, kandi tumenye icyo dukwiriye gukora ku munsi w'isabato. Ntabwo turi burenga ahangaha, turaba tumenye neza iby'isabato mu gihe cya Dawidi nitumara kwiga ino Zaburi. Turabonamo ingingo zikomeye enye muri iyi Zaburi. Icya mbere, isabato tuyibona nk'umunsi wihariye wo kuramya no guhimbaza. Umurongo wa kabiri cyangwa se umurongo wa mbere mu bafite izindi verisiyo zitandukanye hatubwira ngo ni byiza gushima Uwiteka no kuririmbira izina ryawe ishimwe usumba byose. Haleluya. Ni byiza gushima Uwiteka. Uno murongo wa kabiri uratwereka ko iyi Zaburi ishimangira umunezero wo kuramya, umunezero wo gushima Imana, umunezero wo kuzirikana ukugira neza kw'Imana. Ikerekana isabato nk'igihe cyihariye kandi gihebuje cyo gutekereza ku by'umwuka byacu. Ni umunsi wahariwe gutekereza ku by'umwuka, ni umunsi wo gushima, ni umunsi wo kurimba izina ry'Uwiteka tumuririmbira ishimwe kuko asumba byose. Iyo ni ingingo ya mbere. Isabato burya ni umunsi wihariye wo kuramya no guhimbaza. Haleluya. Icya kabiri, abantu b'Imana bakoraga mu gihe cya Dawidi na Samweli ku munsi w'isabato, nuko isabato yari umunsi wo kuramya ihuza ukuramya kwa mu gitondo na nimugoroba, morning and evening devotion. Ni igihe isabato ihuza ibyo bintu. Nshuti yanjye, murongo wa gatatu se uratubwira ngo iki? Kwerekana imbabazi zawe mu gitondo n'umurava wawe uko bwije. Bisobanuye iki? Ntabwo ari ukunamya ku munsi w'isabato gusa, ahubwo kuza kuramya ku isabato byabanjirijwe no kwiyegurira Imana buri gitondo no kwiragiza ubugingo bwacu buri mugoroba. Haleluya. Burya mu minsi 6 tugirana umusabano n'Imana, maze ku munsi wa 4 tukaba twaje gushima yuko Imana yaturinze. Nshuti, abantu batabayeho imibereho imeze gutya, imibereho yo kwiyegurira Imana buri gitondo no kwiragiza ubugingo bwabo buri mugoroba mu minsi 6 ibanziriza isabato, ntabwo bashobora kuza kuramya Uwiteka ku munsi w'isabato ngo bigende neza. Mbese ubayeho imibereho yo kwiyegurira Imana buri gitondo? Ndagira ngo nibutse abantu b'Imana basomye igitabo kiza cyane, igitabo cyitwa Intambwe Igize umuntu ku bubyutse, mwize by'itegeko ry'abanyamwuka. Mbese itegeko ry'abanyamwuka rivuga gite? Umuntu wa mwuka ngo nuwiyegurira Yesu Kristo, nuwiyegurira Imana buri gitondo, akayiyegurira we ubwe n'ibyo atunze byose, akabikomeza. Ngo ni itegeko ry'abanyamwuka, arikomereramo cyane, akishimira ijambo ry'Imana, akatura intege nke za buri gitondo, maze agasaba kubatishwa umubatizo wa Mwuka Wera buri gitondo. Uwo nguwo rero niwe uzagera ku isabato akaza kuramya bigakunda. Ndakurarika mu izina rya Yesu ngo ujye ukomeza itegeko ry'abanyamwuka, itegeko ridushishikariza kubana n'Imana buri munsi buri gitondo, tukariyegurira ngo tugengwe nayo umunsi wose, maze nimugoroba tukagaruka tuje kuramya duhimbaza Imana yuko yarinze ubugingo bwacu no kwiragiza byose muri iryo joro kugira ngo turamure amahoro. Icya gatatu tubona muri ino Zaburi mu mirongo ikurikiraho uhereye ku murongo wa 5 kugeza wa 12, ni ukuzirikana imirimo ikomeye itangaza Uwiteka yakoze. Iyi mirongo ndagira ngo nyisome. Murongo wa 5, kuko wowe Uwiteka
wanyishimishije n'umurimo wakoze, nzavugishwa impundu n'imirimo y'intoke zawe. Haleluya. Uwiteka, erega imirimo wakoze irakomeye, ibyo utekereza bifite uburebure bw'ikijyepfo. Umuntu umeze nk'inka ntazi ibi, umupfu ntabimenya. Y'abanyabyaha barutse nk'ibyatsi, kandi inkozi z'ibibi zose iyo zeze ni ukugira ngo barimbuke iteka. Ariko wowe Uwiteka ushyizwe hejuru iteka ryose. Dore abanzi bawe Uwiteka, dore abanzi bawe bazarimbuka, inkozi z'ibibi zose zizatatanwa. Ariko washyize hejuru ihembe ryanjye nk'iry'imbogo, nsizwa amavuta mashya, kandi ijisho ryawe ryarebye ibyo nshakira abanzi banjye. Amatwi yanjye yumvise ibyo nshakira abanyabyaha bampagurukiye. Aya magambo aratwereka imirimo y'intoke z'Imana, uburyo Imana yaturinze. Ni imirongo isingiza kugira neza n'ubutabera by'Imana byakomeje kuba kuri twe kugeza n'uyu munsi. Ni ubutabera buvuguruza kwishyira hejuru kw'abanyabyaha no gushyira hejuru umukiranutsi. Burya Imana ntabwo ijya yirengagiza ubutabera kandi yita ku bana bayo. Imirongo ikurikiraho kandi kugeza ku murongo wa 16 hakomeza hatubwira iby'imirimo y'Imana. Murongo wa 13, umukiranutsi azashisha. Haleluya. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka, bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye, niwe gitare cyanjye, ntarimo gukiranirwa na guke. Imana yanjye ihabwe icyubahiro. Mbega ukuntu isabato ibaye igihe cyiza, igihe cyo kuramya. Isabato igaragaza umumaro mwiza wo kwibuka umurimo utangaje, umurimo wo kurema. Haleluya. Turabona umurimo w'intoke z'Imana. Umunyezaburi avuga ati umukiranutsi azasha mu mukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Tuzakomeza turebe iby'imikindo, turebe iby'imyerezi y'i Lebanoni, turebe amakakama ari muri ibyo biti, maze twishimire yuko Uwiteka azakomeza kuturinda kandi akadusubizamo intege nshya kubw'imbabazi ze nyinshi. Haleluya. Bazagumya kwera no mu busaza, bazagira amakakama menshi n'itoto, kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye, niwe gitare cyanjye, ntarimo gukiranirwa na guke. Kandi reka nkubwire iri somo, aya magambo y'Izaburi ya 92 itwibutsa yuko umurimo w'Imana atari wo kurema gusa ngo twibuke ibyashize gusa, ahubwo harimo n'umurimo wo kuducungura. Ndagira ngo mwibutse igihe twasuzumaga amateka y'isabato tugeze mu mategeko y'Imana, twabonye mu kuva igice cya 20 umurongo wa 8 kugeza uwa 10, isabato isobanurwa nko kwibuka umurimo utangaje wo kurema. Maze igihe Mose yabisubiragamo Abisirayeli, noneho yerekana ko isabato twibutse umurimo utangaje wo kuducungura no kutubeshaho mu buzima bwa buri munsi, nk'uko twabonye mu gutegeka kwa 2 igice 5 umurongo wa 12 kugeza ku wa 15. Mana yanjye ihabwe icyubahiro yuko idukunda cyane. Ariko ndagira ngo usubize gato ku murongo wa 13, umurongo unejeje cyane, umurongo utwereka yuko isabato nanone itwibutsa kandi ikatugira umumaro udasanzwe wo kudusubizamo intege nshya, wo kudutera gukura mu by'umwuka. Umurongo wa 13, umukiranutsi azashisha. Haleluya. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Mbega gukura mu by'umwuka, mbega gusubizwamo imbaraga nshya tubwirwa mu isabato. Isabato mu gihe cya Dawidi kandi no muri iki gihe inshuti zanjye, ni igihe cyo gusubizwamo imbaraga nshya, haba mu by'umwuka dusabana n'Imana, dutekereza ku by'ijuru, ndetse no mu by'umubiri, kuko umubiri wacu wavuye mu miruho n'imihati by'iyi si ukaza guhukana n'Imana, maze ibyo bigahesha abaramya gutekereza ku mbaraga ibeshaho y'Imana umuremyi, maze bagahorana itoto. Haleluya. Abakiranutsi bagashisha nk'umukindo, bagashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Mana yanjye ihabwe icyubahiro. Nshuti zanjye, iyi Zaburi ya 93 na 2 ndetse n'aya magambo twabonye mu gitabo cy'ibyo ku ngoma igice cya 9:32 nibyo twari tuje gusuzuma ngo bidusobanurire iby'isabato mu gihe cya Dawidi ndetse no mu w'Imana Samuel. Tumaze kubona ko mu gihe cya Dawidi abantu b'Imana bazaga kuramya,
baje kwishimira Uwiteka ntabwo babibonye nkaho ntacyo bivuze, ahubwo barazaga bakaza kuramya Uwiteka bishimira umurimo w'intoke z'Imana. Tubonye isabato mu mumaro utangaje cyane. Icyambere tubonye nuko isabato yubahirizwaga mu buryo buhamye. Kuba isabato byari bihamye rwose. Imirimo yihariye y'Abalewi muri gahunda yo kuramya ku munsi w'isabato tumaze kubona ko byari birimo mu ma institution. Icyo ni icyambere tumaze kubona. Icya kabiri tubonye nuko isabato ari umunsi wo kuramya. Zaburi ya 92 tumaze gutindaho ishimangira rwose yuko isabato atari yo guhagarika imirimo gusa ngo twiryamire dusinzire, ahubwo ari umunsi wo kwishimira imbere y'Imana, duhimbaza kandi dutekereza ku mirimo yayo yo kurema ndetse no kuducungura. Ibyo ngibyo turabibonye neza. Ikindi nuko imirimo y'ubutambyi yo mu buturo bwera yari yemewe gukorwa. Tumaze kubona yuko hari ibyo twemerewe gukora ku munsi w'isabato byerekeranye no kuramya. Twabonye abakohati bateguraga bakotsa imigati yo kumurikwa kandi ibitambo bigatamba ku munsi w'isabato. Ibyo rero birahishura ko imirimo yera yo mu rusengero yari yemewe n'itegeko mu gihe cya Dawidi. Kandi Yesu Kristo niwe yasubiriyemo abafarisayo batari baramenye, akababaza ati mbese ntimurasoma? Haleluya! Mbese ntimurarambura ibyanditswe byera? Nshuti zanjye, igihe turambuye ibyanditswe byera dusobanukirwa ubushake bw'Imana ubwo ari bwo. Hari abantu bajya bibwira ko Yesu Kristo yaziruye isabato. Oya, ahubwo Yesu Kristo yabayoboye ku byanditswe byera ngo basobanukirwe n'imirimo ikwiye gukorwa n'idakwiriye gukorwa. Arababaza ati mbese ntabwo murasoma? Twabonye muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 12. None se namwe ntabwo murasoma? Nimumenye yuko imirimo myiza, imirimo y'ubugiraneza, imirimo yo guhesha abandi umugisha no kuramya Imana yemewe ku munsi w'isabato. Imirimo y'inyungu zacu bwite, yindi yo guhibikana ngo tubeho muri ubu buzima, iyo ngiyo niyo itemewe, kubera yuko umunsi w'isabato ni umunsi wo kwibuka imirimo y'Imana, ni umunsi wo kwibuka yuko Imana itubeshejeho. Ikindi tuzirikana ni ubutabera bw'Imana muri uyu munsi w'isabato. Isabato itanga amahirwe yo gutekereza ubutabera bw'Imana nuko yitegereza imigirire yacu ya buri munsi. Haleluya! Imana iratwitegereza. Nshuti yanjye, niyo mpamvu twamaze kubona yuko mu kuramya ku isabato bikwiye kubanzirizwa n'imibereho ishingiye ku kwiyegurira Imana mu minsi 6. Burya Imana iratwitegereza, kandi tumaze kubona yuko abanyabyaha bazagibwaho n'urubanza rudasanzwe, kandi abakiranutsi bazakomeza gushisha mu mukindo, kubera yuko ibyo dukora bigira ingaruka. Nshuti yanjye, ibihembo by'ibyaha n'urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Ibyo dukora rero bigomba kuzana ingaruka. Iryo ni itegeko rya nature. Ibyo twakoze bigira effect kuri twebwe. Nuko rero tugomba kuzirikana ubutabera bw'Imana, tukitegereza iby'Imana idushakaho kandi tukabizirikana cyane. Nshuti yanjye, icyo ni umumaro w'isabato. Ni umwanya mwiza wo kwisuzuma, ni umwanya mwiza wo kwireba umusabano dufitanye n'Imana no kwifuza kugera ku butungane nk'ubwo Imana yacu idusaba. Muri aka kanya ndakurarika mu izina rya Yesu ngo wishimire ijambo rye, wishimire ijambo ry'Imana. Kandi ndakurarika mu izina rya Yesu ngo wishimire umumaro w'isabato kuri wowe. Sabato izaguha ikiruhuko cyuzuye, izaguha gusabana n'Umuremyi, izaguha kwishimira kuvuga ubutumwa, kugira uruhare mu gakiza k'abandi banyabyaha, kandi izaguha kwishimira amasezerano y'Imana aguhesha ikiruhuko haba mu by'umwuka ndetse no mu by'umubiri. Intekerezo zawe zigubwe neza zishimira imirimo y'intoke z'Imana, zishimira uburinzi Imana ikugezaho, zishimira yuko Imana yagendanye natwe, yakomeje gusoza amasezerano yose nk'uko yasezeranye mu byanditswe byera. Tuzakomeza ubutaha dukomeza gusuzuma uko ibihe byakomeje gukurikirana, ngo turebe uko Imana yakomeje kubana n'abantu bayo, kandi isabato uruhare yagiye igira mu mibereho y'itorero ry'Imana. Nkuko twabivuze mbere, twatangiriye mu itangiriro igice cya mbere, ubu tugeze mu gihe cy'umwami Dawidi,
tuzakomerezaho rero turebe uko ibintu byakomeje gukurikirana kugeza tugeze uyu munsi ngo tumenye mbese isabato iracyafite agaciro cyangwa ntabwo igafite. Ndashima Imana cyane ko aya mateka uko yakomeje gukurikirana, abantu benshi bibwira yuko isabato ari umunsi wo gutwaza igitugu, ari umunsi w'uburetwa, ariko isabato ikinyuranye n'ibyo ni ikiruhuko, ni umunsi w'umudendezo, ni umunsi wo kuruhukira mu Mana. Erega Yesu Kristo arararika abantu be ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Kandi igihe aruhura imitima y'abarushye aruhura n'imibiri yabo, kandi mu byo yagennye, haleluya, mu byo yagennye byo gutuma abantu bagubwa neza harimo n'ikiruhuko cy'umunsi w'isabato. Ndagusabira mu izina rya Yesu ngo urusheho kwishimira ikiruhuko Imana itanga kiboneka muri Kristo Yesu, ndetse twishimira n'isabato Imana yaduhaye ku munsi wa karindwi ngo turuhukane nayo dushima uburinzi bwayo. Reka ubwo dusoza dushimira Imana ko yabanye natwe muri iki kiganiro, kandi ngo tuyiragize amagambo twumvise yo guca mu gutwi kumwe ngo ahinguke mu kundi, ahubwo dutere kwishimira ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Reka dushime. Data, turagushimiye kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe ruhebuje, uhabwe icyubahiro. Twishimiye ko wabanye natwe muri iki cyigisho guhera dutangiye kugeza ubu ngubu, uhabwe icyubahiro. Gushimiye ijambo ryawe, ko ijambo ryawe riryoshye, ukomeje kudusobanurira muri aya mateka y'isabato umumaro nyakuri w'isabato, wo gusabana nawe, wo kudusubizamo intege, wo kwishimira imbabazi utugiriye n'uburinzi uturindisha. Uduhe kwishimira rero isabato, kandi abana bawe bakigundagurana n'amahitamo ngo basobanukirwe ubushake bw'Imana, ubushake bwawe ku ngingo y'isabato, ukomeze kubemeza bitakomotse mu bwenge bw'abantu, bikomotse mu ijambo ryawe. Mwuka wera ubasha kwemeza umutima w'umunyabyaha, abane n'abana bawe bumvise iri jambo, kandi ngo nk'uko wasezeranye ko ijambo ryawe ritazasohoka ngo rigende ubusa, ubwo rizasohoza icyo waritumye, iri naryo risohoze umurimo waryo mu baryumvise. Ibyo nsabye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen.